rero ngira ngo nkuko muri kwibona iyi ni inkuru y'akababaro, ni inkuru yakomeje kubabaza abantu benshi. Ngira ngo aya mafoto y'aba bana yanditseho zino nyuguti eshatu rest in peace cyangwa se baruhukire mu mahoro, mwakomeje kuyabona acicikana ku mbuga nkoranyambaga zitandukanye, kandi ngira ngo buri muntu wese abashe kubona ino foto ndetse akamenya n'inkuru y'abano bana byamubabaje cyane ku buryo nyine umuntu atabasha kubona uko abisobanura. Aba bana bombi uko ari batatu babanaga na mama wabo, ariko ntabwo babanaga na se bitewe n'impamvu z'akazi. Ntabwo uko umubyeyi cyangwa se n'umupapa yari yarataye urugo cyangwa se yari yarataye abana be, ahubwo yabaga hanze y'urugo rwabo mu buryo bwo gushakisha imibereho. Murabizi abana bakeneye kujya ku mashuri, baba bakeneye kurya, kandi nyine mu buzima busanzwe n'urugo ruba rukeneye gutera imbere. Nicyo cyatumaga rero umupapa wo mwa runo rugo adakunze kuboneka mu rugo, yazaga rimwe na rimwe muri weekend, ariko bitewe n'akazi hakaba igihe hanyuzemo weekend wenda ntatahe. Rero uno mugore cyangwa se mama wa bano bana, nyuma yuko abonye ko umugabo atakunze kuboneka mu rugo bitewe n'impamvu z'akazi, we sinzi ukuntu nabisobanura, sinzi niba navuga yuko wenda we atabyishimiraga cyangwa se wenda yashaka kwiberaho mu bundi buzima butandukanye n'ubwo uno mugabo we yashakaga. Nyuma yuko uno mugabo yamenyaga yuko nyuma yuko uno mugore yamenyaga yuko umugabo we atari gutenda muri weekend runaka, we yishakiraga izindi nshuti ze, abandi bantu nyine ikindi gikundi agenderamo, we akabatumira bakaba bajya muri hoteli cyangwa se mu kabari, bakajya kubyina, kwinywera inzoga ndetse no gukora indi mico mibi yose. Murabizi abantu bajya mu tubari hari uburyo baba bambaye, kandi murabizi baba banyweye inzoga z'amoko yose atandukanye, akaba ariyo mpamvu baza kwisanga no mu yindi mico mibi nk'ubusambanyi ndetse n'ibindi bikorwa bibi bitandukanye nko kunywa amatabi n'ibindi. Rero ibi bintu bijya kuba, uyu mugore nk'uko bisanzwe n'undi yari yaje kumenya neza yuko umugabo we muri weekend atari buze gutaha. Nicyo cyaje gutuma akoranya inshuti ze bajya mu tubari kunywa inzoga ndetse no gusambana, ariko aza gukora ikosa ryo gusiga akingiranye abana be uko ari batatu. Aba bana bombi abasiga mu nzu mu masaa sita y'ijoro, aragenda ajya mu kabari nk'uko bisanzwe. Aba bana rero ntabwo byaje kubagendekera neza, ngira ngo murabona yuko aba ari abana mu by'ukuri bakiri batoya. Uyu mukuru yavutse mu mwaka wa 2013, akaba yari afite imyaka 12. Naho uyu wundi ukurikiyeho yitwa Sara, yari afite imyaka 6 ndetse akaba yari avutse mu mwaka wa 2019. Hanyuma kano kana gatoya muri kubona ko kari gafite imyaka 3 kuko kavutse mu mwaka wa 2022. Mu by'ukuri murumva yuko aba ntabwo bari abana bo gusigwa mu nzu bonyine ku masaha ya nijoro, ariko nyine bitewe nuko yari asanzwe abikora kandi ntibigire ingaruka, yaba ku bana nta ngaruka zabageragaho, yaba n'umugabo we nta ngaruka byamugeragaho, kuko ntabwo yamenyaga ayo mabi yose yakozwe mu by'ukuri yo gusiga abana be mu rugo akabakingirana. Ariko ibintu byaje kuba ku munsi wa 5 w'icyumweru cyashize, ni muri weekend nyine, murumva yuko ari muri weekend. Uyu munsi turi mu yindi weekend, urumva ko haciyeho iminsi igera kuri 7. Ibi bintu byabaye muri weekend y'icyumweru cyashize, aho hari ku wa 5 uno mugore witwa, reka nze mbabwire izina rye, uno mugore witwa Naruwana Jolie, nibwo nanone yaje gusiga abana mu nzu nk'uko bisanzwe, asiga bakingiranye ndetse agenda n'abana basinze, kuko murumva abana ntabwo bamenye ngo mama wabo yagiye ryari, ariko nyine bari barabimenyereye, kuko uno mugore cyangwa se uno mama w'aba bana ibijyanye no kugenda ijoro mu gihe yamenye amakuru yuko daddy w'abana adahari, byasaga nkaho yabigize akamenyero. Rero nibwo yaje kubyuka mu masaa 6 z'ijoro,
agakinga, abana asiga basinziriye ndetse ntibamenya n'igihe yagendeye, ajya kureba inshuti ze nk'uko bisanzwe n'ubundi bajya mu kabari bajya kwishima. None aza gutungurwa nuko yaje guhamagarwa mu rukerera, atungurwa no guhamagarwa bamubwira ngo naza arebe ibyabaye mu rugo rwe, bamubwira yuko abana be bafashwe cyangwa se abana be bahiriye mu nzu nyuma yuko inzu yari ifashwe n'inkongi y'umuriro ndetse n'abana barimo bakaza guhiramo. Mu by'ukuri wenda uretse yuko uno mugore cyangwa se uno mubyeyi ataranyuzwe n'ubuzima bwo kuba mu rugo wenyine umugabo adahari, ariko nyine yakundaga abana be, ntabwo yarashimishwe nuko abana be yaza kubasiga mu nzu bakaba baza guhura n'impanuka nk'iyi ngiyi bagahira mu nzu kuri ubu buryo mu by'ukuri bubabaje gutya ndetse abutunguranye. Ariko nyine yaje guhamagarwa n'abaturanyi bamubwira yuko abana be bahiriye mu nzu ndetse n'inzu yose yahiye, nta kintu na kimwe cyabashije kurokoka muri iyo nzu. Rero nibwo yaje gutaha n'amarira menshi mu kuhagera, atungurwa cyangwa se akubitwa n'inkuba z'ibintu yabonye. Ibintu yabonye mu by'ukuri buri mubyeyi wese atakwifuza kubona, kuko yaje kubona mu bana be batatu, babiri muri bo bahiye ndetse utabasha kumenya n'isura yabo, ariko undi wa gatatu nawe yari yahiye ndetse yapfuye yavuye mu buzima, ariko we byibura warahengekerezaga ukabavuga ati byibura uyu murambo n'uw'umwana wanjye. Ariko abandi bana babiri bo bari bahiye, isura yahindutse ku buryo utabasha kumenya ngo uyu mwana yarinde cyangwa se uyu mwana yitwaga nde. Murumva yuko mu by'ukuri ari inkuru y'agahinda, ari ibintu bibabaje mu by'ukuri. Uno mubyeyi yaje gusanganizwa nabyo ubwo yari yavuye mu kabari kuryoshya ndetse no gukora ubusambanyi. Rero nyuma yo kubona ibyo ngibyo wenyine urumva nawe byahise bimutunga, ntabwo yabashije kubona uburyo byakira, ariko abaturanyi bahise bahamagara n'umugabo we aho yari ari mu kazi kugira ngo aze nawe arebe ibintu byabaye, aze arebe amarorerwa, arebe amahano yabereye mu rugo rwe. Uyu mugabo nawe yahise abanguka bwangu agera mu rugo rwe. Rumva nyine yari yabuze uburyo ahagera kubera impamvu z'akazi cyangwa se wenda n'amatike bitewe n'uko yakoreraga kure y'umuryango, ariko nyine acyumva ayo marorerwa, acyumva ayo mahano, yahise abanguka kugira ngo arebe ibi bintu byabereye mu rugo rwe mu by'ukuri, kugira ngo arebe ibi bintu biri kuvugwa mu nyine. Urumva hari uburyo ubwirwa inkuru nawe ntiwumve yuko iyo nkuru ariyo, ntubashe kubyakira, ariko acyumva yuko abana be batatu bombi bahiriye mu nzu, yahise abanguka kugira ngo yirebere ibyo bintu byabaye. Rero wenda mbabwire iyi nkuru yabereye ni mu gihugu cya Uganda, ni mu gihugu cya Uganda mu karere ka Wakiso, akaba ari mu gace ka Kampala. Sinzi wenda abantu batuye muri Uganda muri buze kutubwira, kuko nanjye umuvandimwe wanjye uri muri iki gihugu cya Uganda niko yaje kumbwira kano gace kitwa, ndetse akaba ari mu gace ka Entebbe. Abantu bari muri Uganda kano gace wenda murakazi, muri buze kugenda mutubwira muri komenti. Yego byabereye mu gace ka Entebbe nyine mu ntara ya Wakiso, nyine aho ni mu gihugu cya Uganda. Murumva mu by'ukuri ko ari ibintu biteye agahinda. Niho rero uno mubyeyi uno mugabo yaje nawe kugira mu rugo rwe, asanga imirambo y'abana be batatu ndetse abana be babiri ntiyabasha kumenya amasura yabo bitewe n'uburyo bari bahindutse. Murumva ko ibi ari ibintu biteye agahinda. Ariko ikintu cyaje kubabaza umugabo we cyangwa se cyaje kumutera agahinda cyane, yibazaga ati nakoraga ibishoboka byose, nararaga ntaryamye, nararaga rwantambi, nararaga kure y'umuryango wanjye, mpiga ubuzima kugira ngo abana banjye babe babaho neza, abana banjye babe babona school fees, babe babona ibindi byose bakenera kugira ngo babeho neza, ariko uwo nabasigiye kugira ngo abiteho we akabatererana muri ubu buryo, akabasiga akigira mu busambanyi, akigira mu bikorwa bibi by'urukozasoni. Nyine uyu mugabo acyumva iyi nkuru ntabwo mu by'ukuri byamworoheye. Kuva yumva iyi nkuru yahise ajya muri koma kugeza na n'ubu. Mu by'ukuri uyu mugabo twavuga yuko ahantu ari nawe atazi, kuko ntabwo ari kubasha kwakira aya makuru, ay'ibintu byabaye ku rugo rwe, ay'ibintu byabaye ku muryango we.
ngira ngo murumva yuko ari ibintu biteye agahinda, ni ibintu bibabaje cyane, ni ibintu buri muntu wese mu by'ukuri atakumva ngo abe yabasha kubona uburyo ki abisobanura. Ariko nyine mu buzima bibaho, buriya nyine ikintu Imana yaduhishe. Imana yaduhishe ibanga ryo kumenya ibizabaho cyangwa se uko ubuzima bwacu buzarangira. Buri umuntu amenya uko yavutse, izo nkuru orazibarirwa, ndetse nyuma yo kumenya ubwenge nawe ubuzima unyuramo ubu bureba, ariko kumenya uko ubuzima bwawe buzarangira ni ibintu bigoye. Ngira ngo ni kenshi tujya tubona impanuka zitandukanye, impanuka zabaye mu buryo butandukanye, ariko yaba buri muntu wese yamenyaga yuko azahitanwa n'impanuka cyangwa se ubuzima bwe buzarangizwa n'impanuka, wenda akamenya ngo igare uzagenda ku igare rikurangize cyangwa se mu modoka, bityo wamenya uko witwara, wakora n'urugendo ukaba wahindura ugakoresha wenda ukagenda n'amaguru kugira ngo utaza guhitanwa n'iyo mpanuka. Ariko kuko ari ibanga Imana yaduhishe, niyo mpamvu ujya kumva ngo abantu aba n'aba bahitanywe n'impanuka ku buryo bubabaje, ku buryo nk'ubu butunguranye, nk'uko uyu mubyeyi nawe yaje gusiga abana be mu nzu, abana bagera kuri 3, nyine yarazi yuko ari bugaruke akabasanga nk'uko byari bisanzwe, ariko yaje gusanga umunsi cyangwa se uko Imana yanditse urwandiko rwabo kuri aba bana, yaje gusanga umunsi wabo ndetse n'isaha yabo igeze. Ariko hari ibintu abantu benshi bagomeze gutanga ibitekerezo, bamwe muri comment ku bitangazamakuru bigiye bitandukanye, ku mbuga nkoranyambaga nyinshi zitandukanye, bamwe bavuga bati ni gute Imana yaremye abantu, yaremye aba bana, yarangiza igategura yuko aba bana bombi uko ari 3 bazapfira rimwe cyangwa se bazasoza urugendo rwabo kwino si umunsi umwe ndetse n'isaha imwe. Harimo n'abakomeje kuvuga nyine bigaragara yuko bisa nkaho Imana bayitereye icyizere, bavuga bati ntabwo Imana ibaye iriho, Imana ibaye yumva gusenga, Imana ibaye ikunda abantu bayo, ntabwo yakabaye ireka ngo abana nk'aba ngaba abaziranenge. Ngira ngo murabona yuko bano ari abana beza, abana b'abaziranenge. Ngira ngo uno mwana wambaye akajaketi ndetse na karuvati y'umutuku, muramubona ni umwana mwiza, umwana uri mu myaka 12. Ndetse n'abano bakobwa bandi bakurikiye bambaye, murabona uyu wambaye kano gatisheti k'icyatsi ndetse n'uno mwana wundi mutoya wambaye agakanzu, bombi murana yuko ari abana beza. Abantu bari gukomeza gutanga ibitekerezo bavuga bati ese koko niba Imana iriho ni gute ireka ibintu nk'ibi ngibi bikabaho? Niba Imana iriho yumva gusenga, ni gute yaje kureka mu by'ukuri Satani akaza agafata ubuzima bw'aba bana, akaza agafata ubugingo bw'aba bana akaburangiza bene aka kageni? Murumva ko ari ibintu bibabaje, ni ibintu biteye agahinda. Ariko nyine mu bibaho byose, murabizi Bibiliya iravuga ngo mu bibaho byose, mu byiza ndetse no mu bibi, ngo duhore dushima, ngo kandi kuko tutazi umunsi ndetse n'igihe, ngo tujye duhora twiyeza. Rero bakunze mudukurikira, ni ibintu biteye agahinda mu by'ukuri, ni ibintu byaje kubabaza abantu benshi babashije kubona iyi nkuru, ni ibintu batabashije kwakira buri muntu wese, ndetse by'umwihariko uyu mumama waje gusanganizwa n'iyi nkuru, ubwo yari ari muri hoteli, ubwo yari ari mu kabyiniro, ari muri ibikorwa by'ubusambanyi, aza kubwirwa yuko abana be, umuryango we uhiriye mu nzu, ndetse ko nta n'ikintu na kimwe gisigaye mu nzu. Ntago ari ibintu byamworoheye kubyakira mu by'ukuri. Wenda yajyaga bikora ibikorwa nk'ibi ngibi by'ubusambanyi, ariko nyine ntabwo yari yiteze yuko umunsi umwe azasanganizwa n'iyi nkuru yuko umuryango we uhiriye mu nzu bene aka kageni. Rero mu by'ukuri murumva ni ibintu bibabaje. Ariko dusoza iki kiganiro, dusaba ababyeyi bose, abapapa, abamama, mu by'ukuri birakwiye ko mwajya mwicara mukaganira, buri umwe akamenya icyo akora kibangamira undi, akaba yagerageza kukihana kugira ngo mukomeze gusigasira umubano wanyu ndetse n'ubumwe bwanyu, bube bwakomeza kujya mbere. Ariko bitarangiye umwe agiye mu kazi gutya, undi nawe agaca ize nzira, bikaza kurangira mwese ibintu mwakoreye cyangwa se ibintu mwaruhiye ubuzima bwanyu bwose abibaye umuyonga. Kuko murabizi buriya mu buzima buri muntu wese arwana nuko abana be cyangwa se umuryango we watera imbere. By'umwihariko noneho iyo ufite abana, ubu urwana nuko
abana bawe babaho ubuzima bwiza, abana bawe batera imbere. Ariko noneho bikaza kubabaza nyuma y'uko wisanze ba bana bawe wakoraga ibishoboka byose kugira ngo batere imbere, ukaza kwisanga ba bana bavuye mu buzima mu buryo nk'ubu mu buryo buteye agahinda. Mu by'ukuri murumva ko ari ibintu bibabaje, ni ibintu biteye agahinda, ni ibintu buri muntu wese atari kubasha gusobanura, ariko nyine dukomeza kwihangana. Aba nabonye ababyeyi bamwe batagize amahirwe yo kubona urubyaro bagenda batanga ibitekerezo byabo mu makomenti bavuga bati ese ni gute twebwe twabuze urubyaro ariko abagize amahirwe yo kubona urubyaro bo barafata abana babo bakabakingirana mu nzu barangiza bakabasiga gutyo bene ako kageni. Iyi nkuru rero tuyitambukije kugira ngo buri mubyeyi wese iyi nkuru imusigire isomo. Njya mbibona n'ahantu henshi hatandukanye hano mu gihugu cyacu cy'u Rwanda, aho bitewe n'imibereho wenda umubyeyi nawe usanga yibana, wenda akaba yasiga abana be mu nzu abakingiranye, wenda atari uko nawe agiye mu mico mibi nk'iyi ngiyi, ariko wenda agiye guhiga ubuzima cyangwa se agiye kubashakira imibereho, ariko agakora ikosa ryo gusiga bakingiranye mu nzu, nawe ugasanga bisa nkaho abana nyine abarutishije bwa butunzi agiye gushaka. Wenda akajya gushaka imibereho yo kubatunga, ariko yirengagije yuko ushobora kuzana bya bindi waba ugiye gushaka byo kubatunga, ugasanga abana bahuye n'ikibazo nk'iki ngiki cyo kuba inzu barimo yafatwa n'inkongi y'umuriro, abana bakaba babura ubuzima. Ni ibintu bitagenda, mu by'ukuri ni ibintu bibabaje. Nakomeje kubabwira yuko iyi nkuru yabereye mu gihugu cy'abaturanyi bacu, mu gihugu cya Uganda, mu karere ka Wakiso, akaba ari mu gace ka Entebbe. Abantu nyine mutuye muri Uganda muri buze kugenda mudusobanura neza kano gace, nzi yuko mukazi, ndetse nkomeza no kubwira uno muryango mu by'ukuri wagize ibyago ngo ube wakomeza kwihangana. Ya rero reka nsoreze hano, ariko nshimira buri muntu wese wakoze subscribe ku Ivuko TV, ari nako nibutsa nawe utarayikora kugira ngo uyikore, tujye turushaho kubana mu nkuru zacu mu biganiro byacu bitandukanye. Ya rero njyewe twari kumwe na Regard Kwizera. Ciao ciao, ndabakunda.